Nitwa Cyemezo Pacifique, ndi umuhungu wa gatatu mu bana 9 mama yabyaye. Mvuka mu bana 9 ariko 2 bazize jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma ubuzima ntago bwakomeje kutworohera kubw'amateka twagize mabi y'igihugu cyacu ya jenoside yakorewe abatutsi, ubwo naburiyemo data mburamo n'abavandimwe 2 bakuru banduta. Mama yakomeje kuturera wenyine, aturera turi abana 7 ariko afite n'inshingano zo kurera abandi bana bo mu muryango. Ababyeyi babo bari barazize jenoside, ntago byari bimworoheye, ariko ubuzima twarakomeje turahatana, tugira amahirwe tubana ikigega Farge cyatubaniraga nibura ibikoresho by'ibanze na minervare byo kwiga. Byabayeho bagenzi banjye babikurikirana neza, ariko ngewe ntago nahaye amahirwe igihugu cyampaye, ahubwo nishoye mu biyobyabwenge. Narize ndangiza segonderi, sinagira amanota njyana muri kaminuza. Nyuma njya mu kigare kibi, nishora mu biyobyabwenge, kunywa urumogi, kunywa inzoga. Nyuma yaho nza kujyanwa Iwawa kugira ngo ngororwe, ariko nyuma ngarutse n'ubundi ngaruka ndi wa wundi nta cyahindutse. Nakomeje ubwo buzima mbubamo mu rugo, ababyeyi ntabubaha, mbayeho nabi. Pasi uyu mubona ntago ari we w'icyo gihe. Nyuma numvisha amakuru meza yuko ahangaha ikigo Imbuto Foundation cyafunguye Imbuto Hub kugira ngo ifashe twebwe ndetse n'urundi rubyiruko twose. Nabwiye mu rugo yuko ngiye kwiga umwuga wa hairdressing. Mu by'ukuri ntago babyumvisha, kuko banzi ibindi byose naba naraciyemo. Nagize amahirwe menshi nyaterera inyoni, wumvaga ko bidashoboka, ariko baranshyigikiye barambwira genda, ariko ntago tukwizeye, ushobora no kwirukanwa ugezeyo. Naraje rero masanga abarimu beza, masanga abaganga batuganiriza ku buzima bwo mu mutwe, nkajya nkora siporo, ngenda mva muri bya biyobyabwenge gutyo. Imbuto Hub yambereye ubuzima. Ubu ngubu turimo turiga, tugeze kure, amasomo urebye twarayamenye, hasigaye kuba twakora ibintu vuba kandi ku gihe kandi tubikora neza. Amezi 3 asigaye tuzavamo turi abaprofesiyoneri. Ndashimira nyakubahwa First Lady n'umutima wanjye wose. Ntago nari nzi ko ari nge Pasi uzaba ari ahangaha mpagaze ndi kuvuga gutya. Ni amahirwe nagize igihugu cyampaye. Imana ikomeze ikureho isubizo mwakuye. Ndagira inama urubyiruko rero ruri ahangaha, turi mu gihe cya vacances, muze tubyaze umusaruro iki gikorwa remezo twubakiwe na nyakubahwa First Lady. Muze dukine, muze harimo ubuvuzi, barakuganiriza ku bibazo byo mu mutwe, ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'imyororokere. Hahandi ushaka gukina uraza ukine, hari library, abana baraza bige, urubyiruko muraza musome, munasubire mu masomo, mu kwa 9 ni ishuri. Iki ni ikigo cyacu twese, abasaza, abasore, urubyiruko, abana, ni ikigo cyacu. Turabashimiye nyakubahwa First Lady. Jean Maria Sylvie, ntuye hano mu karere ka Bugesera, umurenge wa Musenyi, mu kagari ka Rulindo. Mvuka mu muryango ufite ubushobozi buke. Imwe mu mpamvu yatumye ncikirije amashuri nkiri muto, ndagarukiye mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye ku myaka yanjye 14. Nyuma yo kuva mu ishuri numvaga amahirwe nsigaranye ari amwe gusa, ari yo kujya i Kigali. Nagiye numva mfite intego yuko nimbona amafaranga nk'uko nabitekerezaga, nziga umwuga w'ubwiza n'imideri bikorerwa muri salo benshi bakunze kwita hairdressing. Ntabwo byakunze, kuko nkigerayo nahuye n'inshuti mbi zambwiraga yuko byinshi umwana w'umukobwa atabasha kwiha abihabwa n'umuhungu. Icyo kigare cyangiraga inama, nkumva niko kuri, kuko nta handi hantu nari mfite ho gukura amakuru yizewe. Bidatinze inshuti y'umuhungu narayigize, numva ni igisubizo kuri njyewe, kuko ariyo makuru nahabwaga umunsi ku wundi. Bidatinze naje gutwara inda,
ngaruka mu muryango wanjye mu cyaro mfite inda, byari bigoye. Mu rugo baranyakiriye ntibantereranye bamba hafi, ariko kubera bwa bushobozi buke bwari mu muryango, kubonera umwana ibikenerwa byari bigoye. Rimwe na rimwe nkisanga ndi gufata imyanzuro n'ubundi itari myiza, nkabona ko nshobora kuzisanga ndi gusubira mu cyaha nakoze bwa mbere cyangwa se ikosa. Bidatinze muri iyo minsi nibwo numvishe inkuru y'uko mu Mbuto Hub hari amahirwe yo kwiga imyuga. Ntabwo nitaye ku rugendo kuko iwacu ni kure cyane, ni kure ku buryo hari harimo amasaha 8 kugenda no kuza i Nyamata no gusubira mu rugo, ariko ntabwo nitaye ku rugendo kuko numvaga Imbuto Hub igiye kumfasha gukabya inzozi zanjye. Naraje ndiyandikisha, benshi banca intege, ariko nkababwira ati bitewe nuko nabyishyizemo numva bindimo nzabikora. Bidatinze nabaye umwe mu banyamahirwe batoranijwe kuza kwiga mu Mbuto Hub. Kuri ubu maze amezi 3 niga. Narize ibyo natangiye kwiga biri kugenda bimpindurira ubuzima, ku buryo na buri wese abibona akabona ko uyu munsi ari Sylvie wahindutse. Umwanya wanjye bambona ndi gukora kenshi ibyo niga, nkashyira mu bikorwa ibyo nize, bikampa amafaranga make amfasha gutunga wa mwana nabyaye no kubona ibyibanze mu buzima, aho gufata umwanya wanjye ngo nkuharire bamwe banshuka babime, ngenda akora cyane nkabyiha. Kuri ubu ntekereza yuko umunsi namaze guhabwa ano mahugurwa nk'uko bikwiye, nzihangira imirimo cyangwa se mbone akazi muri rusange, akazi nikorere. Ibyo nibimara kubaho nzabona amafaranga aruta yankorera ubu ngubu, kuko kuri ubu nyakorera mpima mbabwira ati ntabwo ndabimenya neza akampa make, ariko nambona nk'umwansiye azampa amafaranga menshi cyane, nite kuri wa mwana mba umubyeyi urera ufite inshingano. Ikindi nzateza umuryango wanjye imbere muri rusange, aho ntuye abagize ikibazo nk'icyanjye badafite uburyo bwo kuba bagera hano bitewe n'urugendo n'ibindi bibazo, nzabafasha mu bushobozi buke nzaba mfite, mu bushobozi nge nzaba mfite. Ikindi hano mu Mbuto Hub ntabwo baduha ubumenyi gusa, tuhafite serivisi z'ubuzima, batuganiriza ku buzima bwo mu mutwe, bakaduha inama, batuganiriza ku buzima bw'imyororokere. Aho kuguma muri cya kigare kidushuka, twegera ababifitiye ubumenyi bakabitubwira byimbitse. Ikindi harimo muri ubwo buzima harimo laboratoire, turipimisha aho kugira ngo wicare ukeka ese ubuzima bwanjye bumeze bute, ukora ibintu ufite igihunga kuko udatekereza ko hazaza. Nyuma y'umenye uko ubuzima buhagaze utangira kubwitaho cyangwa se ukanakora ibintu umeze neza. Imbuto Hub turabashimira cyane. Ikindi niyemeje yuko amahirwe nahawe ntazayapfusha ubusa, nzakora cyane nteze imbere umuryango wanjye n'igihugu muri rusange. Nkaba nshimira by'umwihariko nyakubahwa First Lady kubw'igitekerezo cyiza, nkashimira umuryango Imbuto Foundation muri rusange, nkashimira RSSB ikomeje kutuba hafi mu bijyanye n'ubuzima n'ibindi byose baba bahari. Ikindi ndashimira PSF, ntago nagenda ntatumikiye abantumye. Mu izina ry'abo dufatanyije guhahira ubumenyi mu Mbuto Hub, bambwiye ngo baragushimira cyane. Kampa umwanya mugenzi wanjye, mwanyemerera nka umwanya mugenzi wanjye Cyemezo Pacifique akabagezaho ubundi butumwa yabateguriye. Murakoze. ndwana narwo kubera ko birumvikana nk'umwana iyo yabaga adafite ibindi bimuhuza cyangwa bimushimisha, yashaka guhita afata telefoni cyangwa akoresha ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, ugasanga niho ashaka kumara umwanya we munini cyane. Iyi hub itangiye ibikorwa byayo hano numvishije ari igisubizo gikomeye, kuko buri munsi usanga yishimiye kuza hano. Iyo ageze hano, ahantu hambere akunda kujya ni mu isomero ndetse no mu kibuga cy'imyidagaduro. Iyo ageze mu isomero usanga afite amatsiko menshi yo gusoma ibitabo bitandukanye, abaza ibibazo bitandukanye. Iyo avuye mu isomero ajya mu kibuga cy'imikino akidagadura, agakina n'abandi, agasabana n'abandi. Atahubona yishimye kubera ko jewe mfite n'amahirwe yo kuba maturiye.
agera mu rugo akaruhuka kuko aba akeneye rwose kuruhuka, nimugoroba agaruka hano mu myitozo y'imikino njyarugamba, arayikunda cyane kubera ku buryo atifuza no gusiba uretse iminsi yagenwe yo kuruhuka. Araza nimugoroba agakora iyo myitozo. Mu mikino njyarugamba ubona bimufasha kugira ikinyabupfura, kwigirira icyizere ndetse no kumenya kubana neza n'abandi. Iyi hub ntabwo yagize umumaro mu buzima bw'umwana wanjye gusa, ahubwo nanjye nk'umubyeyi byamfashije kugirana umwanya nawe no gusabana nawe no kumumenya birushijeho, kuko iyo ntashye mvuye mu mirimo ansanganira cyane, ubona afite inkuru nyinshi zo kumbwira, ibyo yasomye mu bitabo, afite ibibazo byinshi by'amatsiko byo kumbaza, ndetse ntatuma nduhuka rwose, aramagurutse agatangira kunsubirishamo imyitozo mu mikino njyarugamba yakoze, anyigisha tekinike zitandukanye. Ibyo bikamfasha gusabana nawe, uko nkamarana umwanya nawe, nganira nawe, noneho akaza kuryama rwose ubona bikeneye. Mu by'ukuri iyi hub ntago ifitiye umumaro abantu batuye hano muri Nyamata gusa, hari ababyeyi benshi batuye mu bice bitandukanye bya Bugesera ndetse no mu nkengero z'aka karere bazana abana babo hano kugira ngo basome, bakine ndetse basabane n'abandi. Nyakubahwa, ndabashimira cyane mbikuye ku mutima kubw'iyi mpano ikomeye cyane y'ibi bikorwa remezo mwaduhereye abana bacu n'imiryango yacu. Ubundi abanyarwanda nibo bakunda kuvuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera, ariko nyakubahwa, kino kirezi twambaye tuzi uburyo kera rwose. Ndavuga iyi Imbuto Hub twayibonye tuyibabaye rwose, twayibonye tuyikeneye, bityo mbonereho amahirwe yo gutanga ubutumwa ku babyeyi n'urubyiruko n'abantu bose bagana iyi hub. Dufite inshingano zikomeye cyane zo kuyibungabunga no kuyifata neza kugira ngo tuyibyaze umusaruro. Murakoze nyakubahwa, mubinyemereye nagira ngo mu mwanya umwe mu rubyiruko nawe Mujawamariya Sylvie ubungukiye hano bikomeye, afite icyo yifuza kubasangiza. Murakoze. Nyakubahwa First Lady